twongeye kubaha ikaze mwese tubana ku channel yacu ariyo Kamere TV Show. Muhaye ikaze aho uri hose, uri mu gihugu hagati, uri hanze y'igihugu, wumve ko uhawe ikaze. Abarundi badukurikira, abagande ndetse n'abanyamerika mwese n'abandi ntabashije kuvuga, mwese mbahaye ikaze. Ndabakunda cyane, nari mbakumbuye. Uyu munsi ni w'agaciro kandi n'uw'ingenzi kuba turiho tuvuga kandi bigakunda, tubishimiye Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane, ariko tutaragera ku ngingo yo kuganira ikiganiro, nifuza ko nakubwira ngo niba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ubone ibiganiro byacu bitakugoye kandi uzabona duteye inkunga ikomeye, kuko iyo ukoze subscribe uba duteye inkunga ikomeye cyane. Ndetse ntiwibagirwe no gukora like, ndetse n'ikibazo wagira runaka wagishyira muri comment hasi kugira ngo tuzabashe kuba twagisubiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza. Nkuko mubizi channel yacu icaho ibiganiro by'ubuzima, hari benshi bagenda bakira, hari benshi badushimira bitewe n'uburyo twabavuyemo bakoresheje bimwe tuba twavuze hano. Mu by'ukuri ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi. Uno munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyangwa se ku umuti uzwi nka tungurusumu. Tungurusumu benshi barayizi, abenshi bayikoresha nk'ikirungo mu buryo bwo kuryoshya ibiryo, ndetse abandi bakayikoresha nk'umuti ku bantu basobanukiwe ibyo ari byo. Tungurusumu rero iri mu bwoko bw'ibitunguru, ari ibitunguru by'ibijumba cyangwa se ibitunguru by'ibibabi. Iri mu bwoko bw'ibitunguru, ariko yo irihariye kurenza ibindi bitunguru. Tugiye rero kukubwira ese imariye iki umubiri wacu, ese igizwe n'iki. Hanyuma wowe icyo nkusabye ni ukureba video ukayirangiza, ubundi wagira ikibazo ukaba wacyandika muri comment, cyangwa se ukaba wanampamagara kuko nimero yacu tuba turi buyishyireho, mukaba muri buze kuyibona. Muhaye ikaze rero, ntuve kunyakira amashusho yawe. Tungurusumu ni ikiribwa kandi ni umuti. Iyi tungurusumu igizwe n'amavitamine atandukanye. Hakaba harimo vitamine B6, hakabamo vitamine B1, hakabamo vitamine C, ndetse hakaba harimo phosphore, hakaba harimo magnesium ndetse na selenium. Ibyo ni ibinyabutabire umubiri wacu ukenera, cyane cyane nko ku magufa. Nkuko nabivuze, iyo phosphore ndetse na magnesium, ibyo ni ibice byo ku magufa yacu umubiri ubura, cyangwa se amagufa abura, ugahura n'ikibazo gikomeye cyane cyane nk'abantu barwara ikibazo cy'umugongo. Iki ni igisubizo kuri wowe. Niba utararwara umugongo ngo ube wagera kuri desk, ushobora gukoresha tungurusumu ikakubera umuti, ndetse ikaguha n'icyizere cy'ejo hazaza, ukaba wagira ubuzima bitewe na bino binyabutabire navuze. Ikindi navuzemo amavitamine, kandi umubiri wacu iyo ubuze vitamine zimwe na zimwe urangirika, cyangwa se ukaba wahura n'ikibazo kigiye gitandukanye. Tungurusumu nkuko nari mbikubwiye ngo ishobora kuguha icyizere cyo kubaho, nuko yifitemo imyunyu ngugu kandi umubiri wacu ubasha kuba wakenera umunsi ku wundi. Ukaba rero ibasha no kurwanya zimwe muri bagiteri umuntu aba yariye, cyangwa se ziba zageze muri we indani ndetse n'inyuma. Ibasha kurwanya izo bagiteri, ikaba yazikura mu mubiri. Ikindi ishoboye kuba yarwanya ikibazo cy'imiyege. Sinzi ukuntu nasobanura imiyege, ariko uwumva atari bubisobanukirwe aze kubyandika muri comment. Nshobora kuba
namufasha. Ni ukuvuga tungurusumu ifite byinshi byiza, ariko biba byiza kugira ngo ubone izo vitamine cyangwa se ibyo binyabutabire navuze, harimo magnesium, harimo phosphore, hakaba harimo n'izo vitamins. Ibyo byose kugira ngo ubashe kubibona nuko uba wakonsomye tungurusumu mbisi. Ni ukuvuga rero ibasha no kuba yakuvura. Rero tumaze kuvuga ibirimo indani, ariko ishobora kuba yakuvura ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ishobora kuba yakuvura ikibazo cyo kuba ufite za rubagimpande, sana nk'aba bantu bamaze gukura bafite ibibazo bya rubagimpande. Ishobora kuba yakuvura ibibazo by'umutima. Hari ukuntu umuntu arwara umutima cyangwa akumva ikintu cy'ubwoba gihora muri we, kumva uhora ushikagurika mu buryo utazi. Ni ukuvuga tungurusumu ibasha kuba yashyira ibipimo byawe by'amaraso kuri balance, ikabiringaniza, ubundi ukaba wagira umutima umeze neza, cyane ko ibasha kuba irwanya isohora cholesterol mbi mu mubiri, cyane cyane dukunda kurya mu bintu bigiye bitandukanye, amavuta dukoresha, ibiryo byo mu nganda, bitewe na za cholesterol mbi, ikabasha kuba yazica, ikaba yazisohoramo. Ari nabyo twavuga ngo ku muvuduko w'amaraso, bitewe n'uko umubiri wawe uwukoresha mu buryo butari bwo. So rero hari ikinyobwa nabateguriye gikoze muri tungurusumu naturelle, idafite ibindi bintu birimo. Nkuko nabivuze, biba byiza kuyikoresha ari mbisi, nta kindi kintu ushizemo, cyangwa se waba ugiye kwivura indi ndwara runaka, akaba ari utundi tuntu wavangamo bitewe n'ikintu ugiye kwivura. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo mu gihe ukeneye iki kinyobwa, iyi ni tungurusumu irimo hano, ubasha kuba ukagira ubuzima bwiza, ugasangamo za vitamine B6, ugasangamo vitamine E, ugasangamo magnesium, ugasangamo phosphore, ugasangamo B6, ugasangamo ya myunyungugu umubiri ukeneye, ndetse ukaba yanagufasha kuvura cya kibazo cy'umugongo ndetse n'ikibazo cy'umutima, ndetse no kuba wabyimbirwa mu buryo budasanzwe. Ushobora gufata aka gacupa, cyangwa se ugafata tungurusumu aho iwanyu, aho utuye, ukaba wayifata ukayisepura, warangiza ugafata agatambara gasa neza, ukaba wakanda aha hantu hakurya. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'umugongo, wenda ukurya ukurira inyuma, ushobora gufata aka gakeya ukagashyira ku gatambara, ubundi ukaba wakwikanda ahantu hakubabaza, ukaba wakira icyo kibazo cy'umugongo w'inyuma. Ikindi, ushobora kuba ufite ikibazo cy'inzoka. Iyi tungurusumu ifasha wa muntu kuko yirukana uburozi mu mubiri, ikaba ibasha no gusohora ibibi biba byawugezemo, ndetse na za nzoka ziri mu muntu ikaba yazica ikazikuramo, kuko ifite imbaraga kandi iravura cyane cyane ko nababwiye ngo yongera n'icyizere cyo kubaho. Mu gihe rero udashoboye kuba watugana, ushobora wowe kugenda mu isoko ukaba wazigura. Izi ni tungurusumu mba naguze, hanyuma ukaba ugafata nk'udutete tungahe, udutete wenda 2, ukaba ugafata ukadutonoraho tuno dushishwa tw'inyuma, warangiza kudushishuraho, kudukuraho cyangwa se kudutonoraho ibishishwa byabyo, ukaba wafata icyuma gisa neza ugakata, warangiza ugafata amazi ukayabiza agashya, yamara gushya ukayatereka gahora, yamara guhora ugafata intete ebyiri ukazisatagura, ukadukatakata, ubundi ukayafata ukaduterera mu mazi, ikirahure cy'amazi,
zikaba zararamo, mu gitondo ukaba wanywa y'amazi kugira ngo ubashe kubona za vitamine cyangwa ya myunyungugu, cyangwa se kuba umutima wawe wakora neza ukaba wagira ubuzima bwiza. Ikindi nk'uko waba wabikoze, hari nko kwa kundi umuntu aba arwaye amibe, njya nkunda kubabwira nti bagabo cyane cyane bantu mufite ibibazo bya amibe, mbabwira ngo mutugane tubafashe, kuko hari umuti twakoze pe uvura amibe igakira burundu. Narababwiye ngo amibe ni inzoka mbi ibasha kuba yakwica umusemburo wa oestrogene ku mugabo, ikagukona ku buryo unanirwa no kuba wakora amabanga y'urugo, bikanga neza bitewe na amibe, wowe ugashakira ahandi ariko mu by'ukuri ari amibe yabiteye. Rero mu gihe uzi ko ufite ikibazo cya amibe, watugana tukaba twagufasha. Ariko mu gihe nanone utari wabona uburyo dusanganira, wafata tuzino tungurusumu ukajya ukata udutete dutatu, ukaba wadushyira mu mazi ukatunywa, cyangwa se ukaba wazimera ubundi kugira ngo ube wamera neza. Gusa hari abantu benshi badakunda uriya muhumuro wayo, ariko mu gihe wazikoresheje kugira ngo utabangamira abandi bantu, ushobora gufata teyi ukayihekenya, cyangwa se ukaba wagura pome ukayihekenya, cyangwa se ukaba wajya muri farumasi ukagura udushikarete bagura tutarimo za chemicals zangiza umubiri, ukaba waduhekenya wa muhumuro ukaba wagenda. Gusa ntabwo wabangamirwa n'uriya mwuka, kuko umwuka ntacyo utwaye, ariko uburwayi bwo buragitwaye. Ushobora kuba bwagutwara ubuzima, ushobora kuba bwakwangiriza, ariko uriya mwuka wo n'ibintu biba bibushije, ariko wowe ukaba wagira ubuzima bwiza. Ni ukuri ibintu dukoresha nibyo bitubera uburozi, kandi nanone ibintu dukoresha nibyo byongera bikatubera umuti. Ubundi umuntu ntabwo yakabayeho kurya ahubwo kuberaho kurya kugira ngo bibe gutyo, ahubwo yakahisemo akamenya ngo ngomba kurya iki kugira ngo nubake umubiri wanjye, ngire ubuzima bwiza. Ikindi ntavuze, iyi tungurusumu ibasha kuba yakongera umusemburo wa oestrogene ku mugore. Uyu musemburo niwo utuma umugore azana amabere. Uyu musemburo niwo utuma umugore yagira amabuno. Uyu musemburo niwo utuma umugore agira ububere hari hasi. Iyo ufite uhagije, ibintu bigenda neza, ariko iyo ufite mukeya, ibintu bigenda nabi mu buriri. Ubwo ababyumva barabyumva, akaba ariyo mpamvu umugore nawe agomba gukoresha tungurusumu. Gusa ntabwo umugore ufite ikibazo cyo kuva yemerewe gukoresha tungurusumu. Ikindi, umuntu ufite ibibazo wenda byo kuva runaka, cyangwa afite igisebe runaka, ntabwo yemerewe gukoresha tungurusumu. Ndetse n'umugore utwite ntabwo yemerewe gukoresha tungurusumu nyinshi, akoresha gake gashoboka, kubera ko ntabwo ari byiza ku mubiri we. Ndetse na wa muntu ukoresha tungurusumu akaba yagira allergie, nawe ntabwo yemerewe kuba yayikoresha. Ni ukuvuga ufite ibyo bibazo ni ngombwa kwegera muganga, mukabanza mukaganira mbere y'uko ukoresha tungurusumu, kugira ngo utazagira ibindi bibazo uhura nabyo. Ikindi, kwa kundi ushobora kuba wabyimbiwe, jya ufata tungurusumu uyifate ugakatakate, nurangiza uzirike agatambaro, uzajya uba wivuye, kandi mu buryo bwihuse cyane ube wakira muri ako kanya, kubera ko yifitemo kurwanya za bagiteri zataka umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero iyi tungurusumu itanga icyizere cyo kubaho nk'abantu bihebye, b'abakecuru bageze mu gihe cy'izabukuru, barwaye za rubagimpande, bafite ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato. Wayikoresha kuko ibasha kuba yafasha ubwonko bw'umuntu
mu gihe bwamaze gutagarana akaba yagira ubwonko buri ku kigero cya nyacyo, ndetse ikaba yabasha no kurwanya ikibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato. Murumva ko rero ari ingenzi, ariko nababwiye ko ibi byose kugira ngo ubibone ni uko uyikoresha ari mbisi, kuko iyo yamaze kujya ku muriro kanyabutabire nahoze mbabwira ka selenium kazirana n'ubushyuhe cyane, iyo gakubiswe n'ubushyuhe gahita gapfa nyine, ntabwo uba wariye ibyuzuye. Ariyo mpamvu ari byiza kuyikoresha ari mbisi mu gihe ufite ikibazo cy'umugongo, mu gihe ufite ikibazo cy'umuvuduko, mu gihe ufite ikibazo cy'umubyibuho, kuko nakubwiye ko ibasha gusuramo cholesterol mbi mu mubiri, cyangwa se urugimbu ruterwa n'ibintu bimwe na bimwe uba wariye. Ni ukuri ndabakunda cyane, mwebwe mutwereka ko mudukunda, mwe mukora like, mwe mukora subscribe, ni ukuri mwagize neza, ndabakunda cyane pe. Mutugane rero tubagezeho iyi tungurusumu, muyikoreshe nk'ikirungo, muyikoreshe nk'umuti mu buryo bwo kwivura inzoka zimwe na zimwe, kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi. Ndabakunda rero, ubu babanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeza ku musozo. Wagize neza, Imana iguha umugisha, nawe utaha. Ciao ciao.